Muraho neza, ndagushimiye cyane wowe dukomeje kubana kuri iyi channel yacu iganira ku buzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara yitwa diyabete, indwara ifata abantu benshi ndetse bamwe bakaba bayifite ariko batabizi. Nitwa Olive. Niba wowe cyangwa umuryango wawe ufite ikibazo cya diyabete, iyi video irakugira akamaro. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo dukomeze kungurana ibitekerezo umunsi ku munsi. Reka mbere yuko dutangira tubanze dusobanukirwe ese diyabete ni iki? Ubundi diyabete ni indwara ibaho igihe umubiri unaniwe gukoresha neza isukari iri mu maraso. Ibi bigaterwa n'uko umusemburo ushinzwe kuringaniza isukari mu maraso witwa insuline uba udahagije cyangwa se udakora neza. Ibi bigatuma isukari yiyongera mu maraso. Ku isi hose diyabete ni imwe mu ndwara zikomeje kwiyongera cyane. Kugeza ubu abarenga miliyoni 580 z'abantu bakuru babana na diyabete, bivuze ko hafi umuntu umwe muri 9 bafite iyi ndwara. Biteganyijwe ko uyu mubare uzakomeza kwiyongera mu myaka iri imbere bitewe n'imibereho, imirire mibi n'ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije. Muri Afurika diyabete nayo iri kwiyongera ku muvuduko uri hejuru kuko abantu bakuru barenga miliyoni 24 bafite diyabete, ariko ikibazo gikomeye ni uko abenshi batabizi kuko batipimisha. Guhinduka kw'imibereho, imijyi yongera n'imirire irimo isukari n'amavuta menshi biri mu bituma diyabete yongera muri uyu mugabane. Mu Rwanda by'umwihariko diyabete iragaragara kuri hafi 2% by'abantu bakuru, bivuze ko ibihumbi birenga 130 by'abanyarwanda babana n'indwara. Nubwo umubare ukiri muto ugereranyije n'ahandi, diyabete iri kwiyongera bitewe n'imihindagurikire y'imibereho, bityo hakaba hakeneye kwipimisha hakiri kare no kwita ku buzima. Kugira ngo dusobanukirwe neza indwara ya diyabete, ni ngombwa kubanza gusobanukirwa uko umubiri ukoresha isukari mu buryo busanzwe. Nyuma yo kurya, umubiri ugenga urugero rw'isukari mu maraso binyuze cyane cyane mu mikorere ya pancreas. Iyi ni orugane isohora imisemburo ibiri y'ingenzi ariyo insuline ndetse na glucagon. Insuline ikora nk'urufunguzo rutuma glucose yinjira mu turemangingo tw'umubiri kugira ngo ikoreshwe nk'ingufu cyangwa se ibikwe nka glycogen mu mwijima no mu nyama z'umubiri. Iyo urugero rw'isukari rutangiye kugabanuka, pancreas isohora glucagon, umusemburo utanga ubutumwa ku mwijima bwo gusohora glucose yari yarabitswe, bityo umubiri ugahora ufite isukari ihagije. Iyi mikorere ya insuline igabanya isukari na glucagon ikongera isukari mu maraso, bityo isukari ikaguma ku rugero rwiza. Iyo umuntu amaze kurya, igogora ricagagura ibiribwa birimo ibinyamasukari carbohydrate bigahinduka glucose. Iyi glucose yinjira mu maraso bigatuma urugero rw'isukari ruzamuka. Pancreas ako kanya ihita ibimenya maze igasohora insuline mu maraso. Insuline igenda mu mubiri ikagera kuri twa turemangingo dutandukanye aho ifasha glucose ya sukari kwinjira igakoreshwa mu gutanga ingufu ako kanya, cyangwa igahindurwamo glycogen ikabikwa mu mwijima no mu nyama. Kubera ko glucose yinjira mu turemangingo, urugero rw'isukari mu maraso rutangira kugabanuka. Iyo rugabanutse cyane, pancreas nanone irongera igakora, ariko noneho isohora glucagon. Iyi glucagon, uyu musemburo ujya mu mwijima ugasenyagura ya glycogen yabitswe maze ikayihinduramo glucose, hanyuma ikayisohora mu maraso, bityo isukari ikazamuka. Ibi bituma isukari mu maraso isubira ku rugero rusanzwe, umubiri ugakomeza kubona ingufu zihagije mu bihe byose. Diyabete itangira igihe iyi mikorere itangiye kudakora neza. Diyabete ibaho iyo pancreas itagishoboye gukora insuline ihagije, cyangwa se insuline ikaba ihari ariko idafite receptor cyangwa se ahantu ho kwinjirira ijya muri twa turemangingo kugira ngo ikoreshwe nk'ingufu cyangwa se ikomeze gukoreshwa n'umubiri. Ibi bigatuma isukari yiyongera mu maraso. Iyo isukari igumye iri hejuru mu maraso igihe kirekire, itangira kwangiza ingingo
z'umubiri mu buryo butandukanye. Mbere na mbere, isukari nyinshi yangiza imitsi mito y'amaraso, microvascular damage. Ibi bigira ingaruka ku maso, ku mpyiko ndetse no ku miyoboro y'imitsi harimo nk'imyakura, nerves. Ibyo bigatuma umubiri utangira gukora mu buryo butandukanye nk'uko wakoraga, aho umuntu atangira kubabara, kunanirwa cyangwa se kutiyumva ku birenge ndetse n'amaboko. Nanone kandi isukari iri hejuru yangiza imitsi minini y'amaraso, microvascular damage. Ibi byongera ibyago byo kugira indwara z'umutima, stroke n'ibibazo by'amaso igihe udakurikiranywe n'abaganga kugira ngo bakomeze barebe ikigero cy'isukari yawe, uburyo kiyongeramo ndetse n'uburyo ugikontororamo. Diyabete iri mu bwoko butandukanye. Hari diyabete yo mu bwoko bwa mbere. Ahangaha ubudahangarwa bw'umubiri, immune system, bwibeshya bukibasira utunyangingo twa beta two muri pancreas dukora insuline. Ibi bituma pancreas itabasha gukora insuline cyangwa se ikayikora ariko ari ku kigero kiri hasi cyane. Kubera kubura insuline burundu, glucose ntibasha kwinjira mu tunyangingo tugize umubiri wacu, bityo ntitubashe kubona ingufu zituruka kuri glucose. Kugira ngo umubiri ubeho, utangira gusenya amavuta akayahinduramo ingufu, bigatuma ibisigazwa byitwa ketone byuzura mu maraso, bikaba byatera diabetic ketoacidosis, ikibazo gikomeye gishobora no guteza urupfu iyo kitavuwe vuba. Ubundi bwoko bwa diyabete ni diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ahangaha ikibazo nyamukuru ni insulin resistance, bivuze ko uturemangingo tw'inyama, iz'amavuta n'iz'umwijima zinanirwa kumva insuline. Nubwo insuline iba ihari, glucose ariko ntibasha kwinjira neza mu turemangingo. Mu ntangiriro, pancreas igerageza gukora insuline nyinshi, ariko uko igihe kigenda irageraho ikananirwa kuyikora. Ibi byitwa relative insulin deficiency. Impamvu zituma ibi bibaho akenshi biterwa n'umubyibuho ukabije, kwiyongera kw'amavuta menshi mu maraso, fat acid, imiterere y'uturemangingo, hari abibituruka mu miryango genetic. Ibi bituma isukari mu maraso ikomeza kwiyongera, umwijima ugakomeza gusohora glucose nyinshi ariko itabasha kwinjira muri selile igiye gukoreshwa n'umubiri. Ubundi bwoko bwa diyabete ni ubwo bita gestational diabetes. Iyi ni diyabete igaragara mu gihe cyo gutwita. Ku bagore batari basanzwe barwaye diyabete mbere, igaragara cyane mu mezi yo hagati na nyuma yo gutwita. Mu gihe cyo gutwita, placenta isohora imisemburo ifasha umwana gukura neza, ariko iyo misemburo imwe n'imwe ibangamira imikorere ya insuline, bigatera insulin resistance. Ibi bituma insuline itabasha gufasha glucose kwinjira neza mu turemangingo, bityo isukari ikaba iri hejuru mu maraso. Mu ntangiriro, pancreas y'umubyeyi igerageza kongera gukora insuline kugira ngo irwanye insulin resistance, ariko ku bagore bamwe pancreas irananirwa gutanga insuline ihagije, bigatuma isukari mu maraso izamuka, aribwo bavuga ko umubyeyi afite gestational diabetes. Ingaruka zayo ku babyeyi, ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso, kubyara bigoranye no kugira diyabete yo mu bwoko bwa kabiri mu gihe kizaza. Ku mwana, icya mbere akura cyane mu nda, ikindi kuvuka afite isukari iri hasi, hypoglycemia, no kongera ibyago byo kugira diyabete cyangwa umubyibuho ukabije mu buzima bwe bw'ahazaza. Gestational diabetes akenshi iragabanuka cyangwa ikabura nyuma yo kubyara kuko imisemburo ya placenta iba itakiriho, ariko nanone bisaba gukurikirana isukari yo mu maraso, indyo iboneye, imyitozo yoroshye, rimwe na rimwe imiti cyangwa insuline nk'uko muganga abitegeka. Dore bimwe mu bimenyetso bizakwereka yuko ufite diyabete. Ikimenyetso cya mbere ni ukugira inyota nyinshi, kujya mu bwiherero kenshi, kunanirwa cyane, kugabanuka kw'ibiro utabishaka, kutareba neza, ukagira ibirori mu maso bijyana no kutabona neza, kugira igisebe kigatinda gukira. Ibi byose bishobora gutuma utangira gutekereza ku ndwara ya diyabete. Impamvu n'ibyongera ibyago harimo kurya isukari n'ibinure byinshi. Abantu bakunze kurya amavuta menshi baba bari kongera ibyago byo kugira diyabete kubera ko yongera ibinure byinshi mu maraso, bityo bikaba bishobora gupfuka ya maresepteri yakira isukari yerekera mu turemangingo tw'umubiri. Kubura imyitozo ngororamubiri, umubyibuho ukabije, kuba mu muryango urimo abayirwaye,
stress n'imibereho itari myiza. Ibi byose bishobora kukongerera ibyago byo kuba wagira diyabete. Hari uburyo butandukanye ushobora gukoresha kugira ngo wirinde indwara ya diyabete. Icya mbere ni ukurya indyo yuzuye kandi iboneye. Iki ni ikiganiro tuzakora kirambuye kugira ngo dufashe buri muntu wese kumenya indyo ugomba gufata kugira ngo wirinde uburwayi bwa diyabete. Ikindi ni ukugabanya isukari n'amavuta menshi, cyane cyane aya mavuta aba atizewe. Kuyakoresha inshuro nyinshi byose bishobora kongera ibyago byo kugira diyabete. Ikindi ni ugukora imyitozo ngororamubiri buri munsi, kunywa amazi ahagije, kwipimisha isukari mu maraso buri gihe ndetse no gukurikiza inama za muganga. Diyabete si indwara yo kwirengagiza. Iyo imenyekanye kare kandi ikitabwaho neza, umuntu ashobora kubaho ubuzima busanzwe. Rinda ubuzima bwawe n'ubwabo ukunda, umenya, wirinda kandi wipimisha indwara ya diyabete. Turabararikira gukomeza gukurikirana video yacu kuko tuzajyana n'igice cya kabiri by'umwihariko kizakireba ku ndyo nziza umuntu ufite diyabete afata ndetse n'indyo ushobora gufata kugira ngo wirinde diyabete. Niba iyi video yagufashije, yisangiza abandi, ukande subscribe kandi wandike igitekerezo cyawe hasi kugira ngo dukomeze kungurana ibitekerezo. Niba ufite ikibazo cyangwa se ikintu waba uzi kuri diyabete, ni karibu. Murakoze cyane, mube amahoro.